Mama, mama, ndagira ngo umenye ko uri uw'agaciro. Guys, ntabwo nzi kuririmba ariko ndabikunda, kandi burya akenshi ikintu gikunda uranagiharanira kikaza mu buzima bwawe, sibyo? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo umubyeyi w'umumama ari umuntu ukomeye cyane. Nshuti yanjye, buriya akenshi hariho abantu bajya bafata ibintu bakabipinga, bakabifata uko bitakabaye bifatwa, ariko burya umubyeyi w'umumama arakomeye cyane kandi yubahwe. Iyo mpamvu nateguye inyigisho ni ukubera ko hariho umuntu twigeze kuganiraho, ariko numva atabiha agaciro cyane. Ndavuga ati ngewe nza gutegurira inyigisho kandi izagufasha, kubera ko umubyeyi w'umumama ni ikintu gikomeye. Iyo ubona umubyeyi w'umumama agutwita amezi 9 akakubyara, uzi kubyara ukuntu bivuna nshuti zanjye, biravuna cyane. Umumama rero yubahwe aho ari hose, abadukurikiye bose, niba uri umumama ubahwa. Ngiye wumve yuko ndakubaha, respect kuri wowe kabisa, ndabakunda. Murabizi yuko ababyeyi bakora buri kimwe cyose kugira ngo badufashe kubaho, badufashe kuba isi yakaguka, sibyo? Isi yakaguka ikaba nini, abantu bakabaho mu buryo bugiye butandukanye. Umubyeyi w'umumama rero Imana yanamuvuze muri ibi bitabo twifashisha dusoma, bitiyobora ku Mana. Niba uri umuntu ukaba wizera Imana, ukaba wizera ko Imana ariyo yaremye ibintu byose wowe ureba, kireka nka abantu nyine batajya bizera Imana, ariko umuntu uzi ko wizera Imana, Imana yo yaravuze ngo umubyeyi w'umugore niyo kabone niyo yakubyara akagusiga hano aha akagenda akazagaruka warakuze uri muri 25 uri 20 ibyo ngibyo ntibiguha uburenganzira bwo kumwubahuka. Nk'abantu mwe, sinzi wenda niba iki kintu muri kucyumva nkuko ndi kucyumva, ariko ntabwo biguha uburenganzira bwo kumwubahuka. Iki kintu nanone impamvu nagitekerejeho ndavuga ati reka ngikore, ni uko hari igihe wigeze gusa nkaho babimbwiraho. Hariho abantu nigeze kumva umukobwa ari gutongana na nyina, bari gutongana, aramubwira ngo nyine aramwinura. Sinuka amagambo amubwira ariko atari meza. Nari mpanyuze ariko narahagaze ndareba, ndavuga ati mu by'ukuri Imana ikubabarire wa mwana we, ibyo urimo ntabwo bizi. Umubyeyi w'umumama akwiye kubahwa aho ava akagera. Umubyeyi w'umumama akwiye kwitabwaho aho ava akagera. Niba uzi yuko nonaha unkurikira uzi ko ufitanye ikibazo n'umubyeyi wawe w'umumama, musabane imbabazi, muhane imbabazi, kuko uramutse upfuye none ahangaha ufitanye ikibazo na mama wawe, ntabwo nzi ko n'Imana yaguha ijuru. Kubera ko barakubwira ngo ijuru ry'umwana riri munsi y'ibirenge by'umubyeyi we, ntabwo riri munsi y'ibirenge bya papa wawe, riri munsi y'ibirenge bya mama wawe. Uko uzafata mama wawe, ubu none hariho abana bakize, babaye abagabo, bubatse, babaye abagore, ariko batajya batekereza mama wabo. Impamvu ngewe nateguye no nyigisho ni byinshi. Ugasanga nk'umugabo yashatse urugo rwe, ariko arita ku mugore we na nyirabukwe. Nyina ntajya abona n'agasukari k'umunsi umwe, nyina ajya kumuha ikintu amera nk'aho ajugunye. Mama wawe nshuti yanjye, icyama n'ubutunzi bwose bw'isi ngiye nkabuha mama. Icyama Imana ikazampera ijuru mama, nta kindi kintu namusabira usibye kuba navuga ati Imana izamuha ijuru, kuko muri iyi si turi abagenzi, tuzi neza ko isaha n'isaha tuzacamo tukagenda. Ariko ndagira nkubwize ukuri, mama w'umuntu ni ikintu gikomeye.
ntabwo ari ibintu byoroheje nk'agafu k'imvugo rimwe uko ubitekereza. Reka icya mbere no kuha umubyeyi wakubyaye ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari iryo mu isi. Amategeko yo mu isi turayica, tuyafata uko dushaka, turayirengagiza, ariko ndagira nkubwize ukuri ngo mama wawe Imana yamuvuzeho byinshi. Mujye mugerageza musome, kuko ibitabo bitubereho kugira ngo bituyobore. Kandi hariho ibintu tutazabwira Imana. Ntabwo tuzabwira Imana ngo ngiye ngo sinamenye, kandi Imana yaguhaye igitabo cy'umuyobozi. Ntabwo ibyo bintu bihari. Niyo mpamvu nanjye ngerageza nkababwira ati mugerageze musome inshuti zanjye. Hari igihe mukora ibintu kubera kutamenya, ariko kandi ukazasanga ibyo bintu bitumye ubaho wicuza. Ubayeho mu buzima utakabayeho. Iyo bakubwira ko hagati y'umubyeyi n'umwana isengesho ritajya ntabwo rishobora guhagarara. Iyo umubyeyi agusengera akavuga ati mwana wanjye Imana izaguha umugisha, mwana wanjye Imana igukorera ibi n'ibi, ntabwo bitinda ko Imana yabyumva. Ariko niba uzi yuko udashobora kuba wakubaha mama wawe, ukaba uzi yuko umara icyumweru utavugishije mama wawe, ukaba uzi yuko umara icyumweru mama wawe utazi niba afite isukari niba atayifite kandi ufite ubwo bushobozi, ukaba uzi yuko mama wawe arinda kurira kubera wowe, uruwahe mu muriro. Ni ukuri sinkubeshya. Mu gihe udakorera umugisha kuri mama wawe ntabwo uzawukorera kuri nyina wundi. Kandi abagabo bamwe na bamwe barabikora, abagore bamwe na bamwe barabikora, ugasanga bigize inkundwakaza kuri ba nyirabukwe. Ba nyirabukwe batambona nabi, igitenge cyiza akaba ari nyirabukwe cyambara, inyama yabazwe uwo munsi akaba ari nyirabukwe uyirya, ariko mama wawe ahari ari gupfundapfunda n'udukwi ku mutwe, kandi nyoko uko amuguriye gaze. Mama wawe ntiwanamugura n'amakara, ari gupfundapfunda byamuyobeye. Yewe we Mana, mbega amarira, mbega agahinda. Inshuti zanjye, buriya hari n'igihe njya ntegura isomo nkaba ndabahanuriye ariko mwebwe mutabizi. Hariho abantu bajya bamfata nk'umuntu woroheje. Njye ntabwo noroheje inshuti yanjye, ntabwo noroheje pe. Ni ukuri, nuko n'Imana nditabasha kubasanga ngo ibabwira ko njyewe ntabwo noroheje. Ntabwo njya ntegura isomo gutyo gusa. Hari ibishobora kunzamo gutyo nkahita nkubita, ariko nkaba mbifiteho nosiyo yabyo, ariko hari n'ibinzamo bikambyiga nkavuga ati reka mbivuge. Ariko mu gihe uzi ko ufite umubyeyi utitaho, umubyeyi udakurikirana, umubyeyi udaha agaciro, ushobora kuba wumva umutima wawe umukunda ariko ukumva nta kintu wamuha. Ubwo bugugu umufitiye rero, ubwo bugugu buzagukoraho. Ntabwo ari byiza. Umubyeyi mwiteho, umukunde nk'uko yagukunze uri uruhinja utabasha no kwivana kuyuneye. Umukunde umukundwakazi handi yakuguriraga ikayi nawe umenye ko ugiye kumugurira agasukari. Umukunde umenye uko yaraye n'uko yiriwe. Umwiteho nshuti yanjye. Mu gihe utita ku mubyeyi wawe nta kintu na kimwe uzigera uvuga ngo uzasarura kuri Imana. Kandi njya mbibabwira mujye mubyumva. Rero uyu munsi hano nahanga ngiye kuvuga ku babyeyi, navuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko icyo navuga cyo ni kimwe, ni uko umubyeyi ari byose. Mama wawe ni byose. Buriya ku bantu babyaye bakababara barabizi, ariko harimo n'abantu batabiha agaciro. Ariko inama nakugira ni uko udakwiriye kurara utamenya amakuru ya mama wawe. Nuko niba uzi yuko ufite amafaranga mu nzu cyangwa kuri konti yawe ukaba nta kintu na kimwe wafasha umubyeyi wawe, uzajya umenya yuko nta kintu na kimwe nyine umufashije, nta n'icyo bizanagufasha nawe ubwawe. Ibyo rero ujye ubimenya kandi ubihe agaciro mu buzima bwawe. Sawa rero, Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda cyane.